yene cyubahiro yavuze ati rwose abana tunamupiga aduyi abana tukamu ariko ntajya kureba nkabona buri munsi aduyi arimo arafata ibiki buri munsi aduyi harimo arerekana intwaro harimo n'amamisiri aho nyiri cyubahiro bamuha intelligence ipfuye batwara ibya Kongo ibyo ntibabijyana byari ibya Kongo wari hehe we arashimira ingabo zakubise umwanzi ndetse hari amakuru udafite harimo Lieutenant wambitswe rwose umudari ngo arakubita bitwa Montfort ngo arakubita urumva ku buryo umwanzi ari kumwirahira. none se Montfort ari he ko iyo ushaka kumenya hadi ari ku butaka bw'igihugu kinini cyatewe n'umwanzi bakajya kumufasha igihugu kuzimya umuriro kuko umuriro utwika urugo rw'umuturanyi wototeri wawe niko yavuze. hanyuma se Montfort bamwambitse umudari ari hehe ari mu Gitega bamwongeye noneho n'inoti wenda ndashaka kumenya isura ye mwarayibonye ntabwo nabonye isura ye ngewe ariko bamukubise no ku biceri ubaze neza ni nka 1,500,000 y'amanyarwanda y'agashimwe bati komeza ukubite kubita ahubwo Montfort bamuteje ibibazo. Muri iki gitondo ruzindutse rwambikana hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo n'umutwe w'intare zasarambwe. Reka mpere ku byatangajwe na General Sultan Emmanuel Makenga, uyu ni umuyobozi w'igisirikare cy'umutwe M23, aho mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza ibitekerezo bye kuri politike n'imikorere y'uyu mutwe. Mu bihe bitandukanye amagambo ye kenshi yagiye agaruka ku burenganzira bw'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge bamaze igihe kinini bibasiwe n'ibibazo by'umutekano muke, ndetse akagaragaza uko bifuza ko ibintu byagenda. Hari amwe mu magambo akomeye General Sultan Emmanuel Makenga yagiye avuga ku mpamvu z'intambara. Yagize ati twafashe intwaro kugira ngo turengere uburenganzira bwacu, turwanye akarengane no guharanira amahoro n'uburenganzira bw'abaturage ba Kongo. Ni mu gihe kandi kubijyanye n'imiterere y'ubutegetsi bwa Kongo naho yagize icyo avuga, aho yagize ati ubutegetsi bwa Kongo bwateshutse ku nshingano zabwo zo kurengera abaturage bose. Tugomba kurwana kugira ngo uburenganzira bwacu bumenyekane kandi twongere kwiyubakamo icyizere. Ni mu gihe kandi yagize icyo atangaza ku birebana n'ibikorwa bya M23. Yagize ati M23 ntabwo ari umutwe w'iterabwoba, duharanira uburenganzira bwacu kandi tugomba gukomeza kurwana kugeza igihe ubutegetsi buzaba butwumva kandi bukemera ibiganiro bigamije amahoro. Ni mu gihe kandi yakomoje ku bijyanye n'amasezerano yagiye asinywa hagati y'impande zombi. Yagize ati turiteguye kuganira n'ubutegetsi bwa Kongo kugira ngo tugire amahoro arambye, ariko ayo masezerano agomba kubahiriza ibyo twifuza kugira ngo dushyire akadomo ku ntambara. Ni mu gihe kandi yagize icyo asaba imiryango mpuzamahanga ndetse agira n'icyo ayivugaho. Yagize ati turifuza ko imiryango mpuzamahanga izasubiza ibintu mu buryo, ikareba akarengane kacu kandi igakora ibishoboka byose kugira ngo dutabarwe, kugira ngo habeho amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe, nuko twinjiye mu makuru akomeye yagezweho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Turi ku itariki ya 3 Nyakanga 2024, aho tugiye kurebera hamwe mu makuru akomeye yagezweho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kubabwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo, aho rero bikomeje kugenda bibagatera nzamba kanyina wa nzamba, ibikomeje kuzambaguza byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ngingo irebana n'ubuzima turababwira ko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyorezo cya monkeypox cyongeye gufata indi ntera ndetse n'umurego ku rwego rwo hejuru. Mu makuru ari kuvugwa mu karere kubirebana n'umutekano turababwira ko President Faustin Archange Traoré wa Repubulika ya Centrafrica yiyambaje abarimo nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamufasha kwigobotora umutwe wa Wagner Group usa n'uwatangiye kumurusha imbaraga. Ibiro turaza kubihuza no kuba Wagner Group ikomeje kugenda ishaka kurusha imbaraga perezida w'iki gihugu, ibishobora kuzabamo kuba komeye cyangwa se akaba ari operasiyo ishobora gutangira kuri Perezida Tshisekedi wiyambaje uyu mutwe. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'imboni zacu Bwana Karemba Aimable ndetse na Omar Shukura, nabo bagiye kutubwira byinshi ku makuru azindutse avugwa. Bwana Omar Shukura, reka mbanze nkwakire, waramutse neza?
mwaramutse neza bwana Riyo. Yego bwana Omar Shukurani, tudatinze wambwiye uti muri Rubero umwuka si mwiza hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo. Hano wamaze kunyoherereza amafoto umbwira ko bamwe bamaze kudesida ko Wazalendo bamwe bari bwigire Kisangani nyuma yuko babonye ko FARDC idashaka kurwana kinyamwuga ndetse ko ishaka no kuba yashora Wazalendo. Ibi byo bimeze gute? Na amashusho mbona ko akomeye kandi akomeje kugenda garuko cyane. Muzi kuri duhe ishusho yari hagati ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta, byifashe gute? Ibintu ntabwo byoroshye bwana Riyo. Yego ngo urugamba rurakomeje mu bice bitandukanye kubera yuko ikigaragara intare zasarambwe ntabwo zifite gahunda yo guhagarara. Yego ngira ngo mbere na mbere cyo koze nanabanza none kwihanganisha ababuze ababo mu mirwano iheruka kuba ku munsi w'ejo. Amakuru nari maze kumenya mu bantu nari maze kumenya baherutse gupfira muri iyi mirwano ikomeje kuba hiyongereho abandi 13. Yego urumva mu by'ukuri icyo ni ikintu kibabaje cyane kuri sosiyete sivile. Ubwo nihanganishije imiryango yose y'abakomeje kuburira ababo muri iyi ntambara ikomeje n'ubundi guhanganisha igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'intare zasarambwe. Mu gihe ariko guverinoma mu by'ukuri ibyo ngibyo iri kubirebera ahubwo igakomeza gupanga gahunda zose zikomeza kuyigumisha mu ntambara. Ubwo rero muri iki gitondo yego n'ubundi biragaragara yuko bagambiriye kwirukana intare zasarambwe. Ubundi ngo niyo gahunda, usibye ko n'ubundi ibisasu birimo biragenda binagwa mu bice bitandukanye n'ubundi binatuyemo abaturage. Ni mu gihe rero ubwo intare zasarambwe nazo ziri gukubita zibangura zizamuka zerekeza mu bice bitandukanye byo hejuru muri uyu muhanda n'ubundi route nationale numero 2 ndetse n'ibice biwukikije uzamuka nyine werekeza Butembo. Mbese urebye intambara yo iri ku rwego rwo hejuru. Biragaragara ko kandi abasirikare ba FARDC bisa naho batari kuvuga rumwe n'abo muri coalition yose bafatanyije. Yego kuko n'Abazalendo bakomeje n'ubundi kugaragaza yuko umuhate uri gushyirwamo n'igisirikare cya leta ya Kongo ngari umuhate muke ugereranyije n'uwo bakagombye gushyiramo. Ikindi FARDC nakumenyesha yuko ubu ngubu amakuru mfite nuko hari ibice bimwe na bimwe bari gutinya kujyamo, ugasanga Abazalendo nibo babigiyemo bonyine kubera yuko ngo babona bisa neza n'ibice intare zasarambwe zagiye zibakubitiramo. Kuko ubu magingo hari uburyo buri strategique intare zasarambwe ziri kurwana. Yego ku buryo bwarangije guhabura neza igisirikare cya leta Kongo FARDC. Ubu nakubwira ko nk'ahantu hari imisozi kwa kundi imisozi birebana ari ibiri. Yego ubu ntushobora kubwira umusirikare wa FARDC ngo nahagarare ku musozi wo hakurya arebana n'intare zasarambwe. Ngira ngo urabizi ko akenshi bajyaga bakunda kurasana barebana. Ariko ibyo bintu ntabwo umusirikare wa FARDC ashobora kubikora, kereka gusa nk'iyo bagize amahirwe bagaca inyuma intare zasarambwe mbese nyine bakazituruka inyuma bakazitangira wenda ubwo bitewe n'amakuru y'ubutasi babonye. Yego ariko ubundi kuvuga ngo kwavansa bari ku musozi wo hakurya ngo buruke barebane nabo bakubitane, ibyo bintu ntibishoboka. Niyo mpamvu rero abo muri Wazalendo batangiye kwivumbura bagatangira no kwihungira ahubwo berekera mu bindi bice bitandukanye bitarimo n'imirwano. Ikindi yego ikigaragara muri mirwano ikomeje kubaho, ngira ngo wabonye ko mu bihe bitandukanye MONUSCO niyo abaturage bajyaga bahungira. Yego ubu ngubu rero ntibigishobotse kuko aho MONUSCO itari nako aho yari iri hamwe na hamwe bagiye bahava. Aho iri n'ubundi ku ruhande rwa FARDC kandi bamerewe nabi cyane, bari mu bwoba. Yego dukomeje rero icyo byakoze. Yego ubu ngubu nta muturage ukiri guhungira muri enewo zigenzurwa n'igisirikare cya leta cyangwa se ab'ingofero z'ubururu.
yego, ahubwo bose batangiye kwerekeza mu bice intare zasarambwe zigenzura, kuko barangije gusobanukirwa yuko aho ziri amahoro aba haganje. Ni ibintu wenda njye navuga yuko ku ruhande rumwe ari ibyo kwishimira, kuko hagiye habaho igitutu kinini kenshi na kenshi FARDC ibuza abaturage guhungira intambara mu bice bigenzurwa n'intare zasarambwe, ariko ubu ngubu abaturage ahubwo basigaye babyibwiriza bagahita bahungira aho intare zasarambwe ziherereye. dukomeje n'amakuru mbere yuko tureba n'ibindi biri kuvugwa ku zindi aksi. Hari inkuru y'inshamugongo iri kuvugwa muri Mahoro Peace Association. Uyu rero akaba ari umuryango cyangwa se umuryango udaharanira inyungu ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no hanze yawo. Uyu ni umuryango ugamije guteza imbere amahoro arambye no guharanira iterambere ry'abaturage mu gace k'iki gihugu gakunze kurangwamo amakimbirane ndetse n'intambara, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo y'Umurenge. Aho rero navuga bimwe mu bikorwa ukora mbere ko ngaruka kuri inkuru y'inshamugongo. Mahoro Peace Association itegura ibikorwa byo kwigisha no gushikariza abaturage kubana mu mahoro no kwirinda intambara, batanga amahugurwa ku burenganzira bwa muntu, ubumwe n'ubwiyunge ndetse n'uburyo bwo gukemura amakimbirane mu mahoro. Ni mu gihe kandi bafasha abahungabanyijwe n'intambara. Uyu muryango ufasha abaturage bahungabanyijwe n'intambara, harimo abakuwe mu zabo y'impunzi, abasirikare bahoze ku rugamba, bakaba rero babaha ubufasha bw'ibanze nk'ibiribwa, imyambaro n'ubuvuzi ndetse no kubafasha no kongera kwiyubaka. Ni mu gihe kandi bateza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye. Mahoro Peace Association ikaba ikora ibikorwa bigamije guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore. Batanga amahugurwa ku bijyanye n'uburenganzira bw'umugore, uburenganzira mu kazi ndetse no gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Rero amakuru ari kuvugwa muri iyi association nuko rero bagize bati umuryango Mahoro Peace Association uri mu gahinda gakomeye ko kubura umwe mu nkingi zawo uzatangije uyu muryango. Akanawuyobora uyo ni nyakwigendera Dr Justin Nsenga, umugabo w'ishyaka no gukunda ubwoko bwe no kwitangira abandi nibyo byamuranze. Twihanganishije umuryango we bwite, umuryango mugari w'Abanyamurenge. Akaba ari inkuru mbi ku Banyamurenge. Benshi rero bagiye bamwifuriza iruhuko ridashira, ndetse bamwe bagenda bagaragaza ko uyu ari umugabo wagiye ugaragaza urukundo rwa nyarwo rugomba kuranga ikiremwa muntu. Wenda twagerageza kureba ibyo bagiye batangazwa. Witwa Spar King yagize ati Uwiteka mu iruhuko ridashira. Ni mu gihe witwa Serumvu yagize ati Rest in peace. Ni mu gihe kandi witwa Mujiwa yagize ati imitima yacu irababaye tubuze umugabo. Ni mu gihe kandi undi witwa Eric Mpore yagize ati igihugu ndetse na community muri rusange twihangane, adusigiye byinshi tuzaza tumwibukiraho. RIP Dr Justin Nsenga. Ni mu gihe kandi uyu ari umugabo navuga ko wababaje abatari bake. Bagano Mari Shukurani akaba ari umugabo wari waraminuje mu bijyanye nkuko bigaragara ku rubuga rwe rwa X. Yari yaranditse ko ari physiologist and specialist in trauma, disaster relief, professional journalist, expert in great regional, expert and specialist in of global migration. Akaba rero ari n'umugabo wari ufite ubunararibonye mu bijyanye n'itangazamakuru, kuba yanakora ibindi bikorwa bitandukanye birimo kugira inama abantu mu bijyanye n'ibintu bitandukanye. Akaba rero yamaze kwitaba Imana. Tumwifurije iruhuko ridashira. Bwana Mari Shukurani, amakuru dufiteho ni menshi ajyanye n'umutekano. Reka turebere hamwe ibijyanye na za misile bivuga ko zaba zamaze kuzanwa. FARDC bivuga ko yabiri gutegura kuragira sa ibirindiro bya M23 yifashishijwe misile. Ibi byo bimeze gute kugeza ubu ngubu? Update zari nizi. Urumva cyane amakuru narangije gukurura kuri iyo gahunda. Yego, urabona yuko intare zasarambwe zifite uburyo zigenda zo ahantu bagenda bashyira amakampu n'ahantu mu by'ukuri ubona yuko yitaruye abaturage. Sinzi wenda nimba ari ukugira ngo abaturage batanamenya amakuru yayo cyane, cyangwa se n'igisirikare ubwayo kitabona uko gikusanya amakuru, kuko buri gisirikare cyegereye abaturage byanga bikunda bahita bamenya ukuntu ibintu byose bimeze. yego,
ibyo ni bimwe mu bintu biri kwitwazwa n'ubundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ngo ni ibitekerezo byatanzwe na bamwe mu bajenerali nyine bayoboye uru rugamba. Yego. Noneho rero ngo baravuga bati n'ubundi akenshi na kenshi batura ahantu hatari abaturage. Yego. ubwo ngo hagomba gucurwa umugambi wo gutera ibice byose intare za Saramwe ngo ziherereyemo, ariko hifashishijwe izo misile ndetse n'amagrenade karundura. Nibyo nakubwiraga, ibyo ni ibikorwa bigiye gushorwamo akayabo k'amafaranga k'amadolari nako, kuko maze mu mafaranga ntiwanayabona. Yego. Ariko nanone bikaba bigiye gushyirwamo cyane abazarendo